bituma umuntu yihanganira ibintu byinshi. Nakubwiye ngo ibi bintu ndi kubivuga mbabaye, njyewe njya kubyara hari harimo inzitizi nyinshi kuko ndakeka umuntu ndi kuvuga ari kureba iki kiganiro wenda ariko amuvuge, sinzi umuntu ntabwo muvuze izina wagiye akora ibintu bya bintu sinzi abantu bizera ibintu bashaka kukoherereza urimo kubyara bikaba byaguhitana, cyangwa ugasanga umuntu yaguteze ibintu by'abadayimonize, sinzi ukuntu nabyita. Ugasanga umuntu arajya mu bapfumu akagira iki, uyu muntu indi zamuhita ntizagira iki. Guys, mwari muzi ko tutabamenya. Rukundo wamiriye sanga n'abandi bafite ibisebe bikeneye komorwa, genda ubarebe umva uburyohe bwawe. Hello guys, mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana, ibintu ni amahoro n'umutekano mu muryango wa James na Oliver. Iyi ni James and Oliver, ni abakunzi banyu mwakunze. Guys, imbwa ziri kumoka muri kubyumva, njye biri kumusakuriza, sinzi ko namwe mutari buze kubyumva, ariko nyine ntabwo wayicecekesha, ni ngombwa. Mumeze mutese? Tumeze neza. Ni Oliver, inshuti yanyu, umuvandimwe wanyu, umushiki wanyu. Naje kuri kamera njyenyine, noneho ntabwo ari prank nzanye, nje kugira ngo tuganire ku tuntu tumwe na tumwe. Mugani w'abantu ngo nibiri kuvugwa mu mihanda. Izo terme njye ntabwo njya nzishobora kuba navuga amagambo nk'ayo, ntabwo njya mbishobora. Ndi kugira ngo tuganire ku buzima, ibiri muri iyi isi. Mumeze muti? Njye meze neza gake, ndumva tubaraga ari duke, ariko ntago ndwaye cyane, ntago ndwaye, meze neza gusa nuko hari imbyutse. Guys, namwe mugira ibitotsi nk'ibyanjye. Ndaryama amanywa nkaryama, nijoro nkaryama, ngabyuka bukeye gake cyane, ariko still ngakomeza ngasinzira, mbyuka saa sita saa munani ngasubira kuryama, no ibitotsi byanjye simbizi. Niba abantu bose bafite impinja ariko bimera, ntabwo mbizi. Guys, ababyeyi bafite impinja, mana mujye mububa, abana barara barira. Ese namwe mujye mugaza ibyo mu nda nkanjye? Abantu bazi kumbwira muri message, bazi kumbwira nyine muri comment, mumbwire se mwe muvuze cy'abana banyu. Utwe ndaranicaye ugacya. Niyo mpamvu abantu benshi usanga bari kumbaza kuki James akorera prank, nawe ushaka prank umukomeye. Ni ukuri ibitekerezo narabibuze nkorera prank nkababara, nkavuga ngo nzamwishyura, ejo bikanga. Ni ukuri umva, ndabyuka naraye nicaye, ibitotsi byankubise, umva abagabo babisinziriye sha. Abagabo babiryamiye, twe twarara twicaye, wabara kurara wicaye mwabyuka mu gitondo ukabona gukomye prank, noneho kumvisariye rimwe. Ariko ndakeka uko iminsi ishira bizagenda bishira. Ndakeka muri inshuti zanjye musandangira umuti. Harabona nabonye ndi kumuha umuntu wumva awushaka, yenda wawe ukenera nawe ufite umwana uri mu kigero nk'icyanjye, yaza kunyandikira muri comment, nkazakora ikindi kiganiro mwubabwira umuti ndi kumukorera umufasha kugira ngo abe yasinzira nijoro. Nuko namaze iminsi ndeba n'ubundi ndakeka ari byo bitotsi bikindimo, ariyo mpamvu nkiri kwicara ngasinziraho nice. Ariko ubwo birashoboka ko ari byo bitotsi bimaranye iminsi, naho ubundi ibitotsi byakica umuntu. Noneho ibitotsi biragukubita, ingingo ndizanze, umugongo wanze. Ntabwo biba byoroshye ibiriho muri iyi minsi. Noneho impinja zose zisigaye zigora. Ku mwana wa mbere sinigeze mbibona, ariko kuri uyu ho binteye ikibazo gikomeye. Rero ndagira ngo twiganirire ku bantu bagira ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo mu gihe cyo gutwita. Hari abantu benshi bagiye bambaza ese nyine hari igihe nganira n'abantu benshi bafite ibyo bibazo, nkagerageza kumubwira tujye witwara gutya, kuko kiriya gihe cyo gutwita hari igihe ushobora kubona usenye mu bintu bigoranye bitari ngombwa, kandi
nawe ubwawe utagizemo uruhare. Guys, sinzi impamvu bikunda kubaho ku bantu batwite, ariko singiye gusa impamvu mvuze ngo bikunda kubaho ntabwo ari njye gusa, kuko narabibwiwe n'abandi bantu benshi. Guys, ujya kwisanga ukisanga usa n'umuntu ufite depression mu rundi ruhande, ugasanga ntushaka abantu, ufite umushiha, urumva umuntu wese ari ikibazo imbere yawe. Shamana yanjye njye noneho birangora cyane ku rwego mudashobora kumva, kuko ndarwara nkananirwa kurya, noneho niba ari n'inzara ukumva ufitemo nk'umushiha, ndavuga amezi 3 ya mbere ukumva ufitemo umushiha, ushaka gutukana umugabo, ukumva udashaka ko ataha mu rugo. Ese namwe bijya bibaho? Guys, njyewe nagezeho umugabo yambwira ngo araje, nkumva nahita nsohoka mu nzu nkagenda ntabaka, kubera yaranyegeraga nkumva arampumurira impumuro sinzi ukuntu nabivuga, ariko numvaga afite nka parufe inuka iri kumbita. Noneho ndagenda mbanza kumuca ku maparufe yari afite yose, akagira noneho ko akunda parufe akayifata akajya kuyiterera hanze kugira ngo ahite agenda mu kazi. Sinumva yayiterera hanze mu mbuga, hagacamo nk'iminota 30 nasohoka nkayumva, nkumva ngiye nko gusara, nkumva ngiye kuva mu rugo, nkumva ntashaka kuba mu rugo, nataha mu rugo inzu ikanukira, inzu yose ikanukira, nakinjira mu nzu ngahita nirukanyira muri dushe kujya kuruka, numva ngiye nko gusara. Ese namwe bijya bibabaho? Ese buriya biriya bintu byavurwa n'iki? Ko njye bimbaho kugera mu mezi 4. Ibaze mu mezi 4 ufite ibyo bibazo, wumva umugabo utamushaka. Noneho hari n'igihe abantu bagira intege nke zo kuba babibwira abagabo babo. Mu by'ukuri nkanjye ntabwo nigeze mbimubwira, uba wumva kubangamiye ariko kumva ntushaka kumubwira, akakubangamira gusa still kumva urashaka kataha kandi kare. Noneho yagera mwajya kuryama ugasanga urebye iri inyuma. Nukuri hari abagabo batabasha kwihangana. Njye shima Imana ko umugabo wanjye abasha kwihangana, yabashaga kunyihanganira muri ibyo bihe, akabona mfite nk'umushiha, yambwira ikintu akabona simusubije, nyine nishimye ku isura, ariko ukabona aracyabyihanganira. Kandi ikibazo ntabwo uba wabazi ikibitera. Noneho nkavuga navuze ejo ndi nibwo twabiganiriye, ndabimubwira n'ijambo rero ibyo bintu biba ku bantu benshi ugereranyije, kuko nari kumwe n'umudamu twite turi kubiganiraho, ariko biba ku bantu benshi ugereranyije, ahubwo ujye uganira nabo ubabwire. Ndavuga rero reka nzakore iki kiganiro nganire nabo mbabwire, mbajye batinyuka kuba babibwira abagabo babo, kuko we ndakeka yari yaratekereje ko namwanze, kuko hari igihe uba ubona nta rukundo ruri hagati yanyu, ukabona nyine buri wese arabana n'undi kubera ko ari ngombwa ko mubana, ariko ugasanga nta rukundo ruri hagati yanyu, kugira ngo ube wabona ko umuntu agukunze. Rega burya ubibonera no mu maso y'umuntu. Rero mumbabarire umuntu wese umeze gutyo, umuntu ufite icyo kibazo wese ujye ugerageza kubiganira n'umugabo wawe, kuko kiriya ni ikibazo gikomeye gishobora no kugusenyera, ukisanga wasenye bitari ngombwa, kandi mu by'ukuri wakabimubwiye akabyumva. Kimwe n'abandi bagabo batwumva n'abasore, ukumva ukabasha kubyakira, kuko njye ubibabwiye ndi umuhamya wabyo. Ushobora kunanirwa kubyakira kubera ko nyine bikugoye, sinzi ukuntu nabivuga. Ushobora kunanirwa kubyakira, ariko mu by'ukuri ntabwo aba akubeshya, kuko njye ubibabwira byambaye. Rero ikindi kintu mani, ukagerageza kwigengesera. Muri iyi minsi abantu benshi bari gukuramo inda, ugasanga ugiye kwa muganga hakaza ibindi bibazo kubera ibintu byo kutihanganira. Imirimo y'isi iragoye, abakozi b'iki gihe baratunanira, ugasanga ugerageje gukoropa ugasanga uhuye n'ikibazo, ukagerageza kunama ugahura n'ikibazo, cyangwa ugasanga ufite n'umugabo utakwemerera kwicara ngo uvuke, akumva ko wahora ukora akabona ko ukiri muzima. Rero abagabo babashe kutwumva, sibyo? Rezi rero abagore, abagabo mwese
umuntu uri bwumve iki kiganiro ndakeka ari bwumve uruhande rwe akumva n'ukuntu ashobora kubyitwaramo mu gihe biramutse bigenze gutyo. Noneho usanga n'umuntu, hari abantu bibaho kugeza babyaye. Njye byambayeho mu mezi ya mbere 4 ndarwara, ndazinuka umugabo mba ntashaka kumureba, ariko bigeraho bigashira. Noneho ugasanga n'ibyo ngibyo nakubwiraga byo gukora, hari abantu tutabasha kwihangana nkanjye. Ndi umuntu ushobora kubona ikintu kibi sinkihanganire gukomeza kukibona imbere yanjye, ngashaka nko kujya kukihakura kandi yenda mu by'ukuri kindusha imbaraga, nkaba nagiterura bikangira ikibazo. Abantu mukabyara mwitwararike, muri iyi minsi ibintu birakaze, kwa muganga byabaye sinzi impamvu ibyo bintu byose biri kugenda bibaho uko bwije nuko bukeye. Kugeza umuntu abyaye biragoye, ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rurerure, urahangayika, ukumva uravunitse, ukumva ufite irungu, ugasanga rimwe na rimwe nta bantu muri kumwe, bishobora kugutera no kwiheba. Abantu bose begereye umuntu utwite mugerageze mube hafi, kuko utamuganirije cyane aba yumva yihebye mu by'ukuri. Hagiye wiheba ukumva ushatse nko kurira, ukumva ni inzira nyine igoye. Ugomba kwihangana kugeza ku munota wa nyuma kujya kubyara, kuko biragoye mana yanjye. Ugenda nyine utazi bigiye kukubaho, ariko cyane no gusenga nicyo kintu cya mbere kigufasha. Gusenga mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye. Utasenze ushobora guhura n'ibibazo utazi wowe ubwawe. Guys, njyewe nshima Imana ko ndasenga pe. Mu by'ukuri umuntu wese arakureba imbere ya kamera akagukarasa mu ishusho we ashaka cyangwa uwamwiyeretsemo, ariko mu by'ukuri ikintu cya mbere muri iyi si ni ugusenga ndetse no gukizwa. Reka mbanze mvuge ku kintu kimwe. Nenge kuvuga ku bintu biri kuvugwa hanze kenshi cyane by'amatiku utamenya ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri muri iyi si ntiwabasha kwihangana utasenze, ntiwabasha kwihanganira ibyo byose utasenze. Urasanga abantu Clara ibintu ari kuvugaho, reka muvuge ibintu ari kuvugaho, igikoze ikiganiro abantu benshi bakirebye cyatwitse, kuko ari ibintu by'inenda biteye ikibazo biri hagati y'abantu, nyiri ibintu by'ubugambo bwinshi utabasha gusobanura, ntabasha gusobanura ko abantu benshi ndabizi mwabirebye. Ariko mu by'ukuri ikintu ushaka kuvugaho utabasha kwihangana, wazahora ukora ibiganiro utabasha kwihangana. Kandi kwihangana bituruka mu gusenga, nibyo nababwiraga. Kwihangana bituruka mu gusenga. Mu by'ukuri mbivuge nanababaye, abantu b'iyi si ntabwo ari beza. Abantu b'iyi si baragoye kubana nabo. Urakora bikabababaza, wareka gukora ni umunebwe. Wakora video iriya ntabwo yakayikoze nk'umuntu ukijijwe, kandi mu by'ukuri yenda wowe mu mutima wawe nta mutima mubi ufite, kandi nta nubwo icyo cyaha uba ukishinja wowe ubwawe, ariko ugasanga umuntu hirya no hino yaguciriye urubanza, bimeze gutya, ese kuki iriya video mwayikoze? Icyo kiganiro na Karine yigeze kugikora, numva namubwira ati kweri nuko ntari impari. Ugasanga umuntu ari kujudginga ibyo ukora, kandi mu by'ukuri ukora adahari, kandi mu by'ukuri utakoze nta kintu yabasha kugufasha, nta kintu yabasha kuguha, kandi ubeshejweho n'akazi, ugasanga ahubwo araha kujudginga gusa. Ese kuki yakoze biriya, ese kuki yakoze biriya, biriya bintu ntabwo abikwiriye, biriya bintu ntabwo by'umuntu ukijijwe. Akose muri iyi si abantu babereyeho kujudginga abandi. Ugasanga muri iyi si ndibaza umuntu yabashaga kwihangana akamenya ibintu, ariko gusenga bituma umuntu yihanganira ibintu byinshi. Nakubwiye ngo ibi bintu ndi kubivuga mbabaye. Njyewe njya kubyara hari harimo inzitizi nyinshi, kuko ndakeka umuntu ndi kuvuga ari kureba iki kiganiro, wenda reka muvuge. Sinzi umuntu, ntabwo muvuze izina, wagiye akora ibintu bya bintu sinzi abantu bizera, ibintu bashobora kukoherereza urimo kubyara bikaba byaguhitana, cyangwa ugasanga umuntu yaguteze ibintu by'abadayimonize, sinzi ukuntu nabyita. Ugasanga umuntu arajya mu bapfumu akagira iki, uyu muntu inda izamuhitana izagira iki. Guys, mwari muzi ko tutabamenya?
navuze ngo gusenga nicyo kintu cya mbere. Imana iguhishurira ibintu byinshi utari uzi kandi ukabimenya. Mu by'ukuri simvuze yenda ko ntizera Imana cyangwa yenda ngo ko nizerera mu bintu nk'ibyo, ariko bibaho, ndabizi ko bibaho. Rero ngiye nkanjye ndabizi ko bibaho, nizera ko bibaho. Rero nko kubinkorera ngewe uba utaye inyuma ya Huye guys, utaye inyuma ya Huye kuko nta kintu byantwara, nta kintu byantwara kuko nge narababwiye nitwa Irankunda. Iryo zina ntabwo naryiswe ari imikino, ntabwo naryiswe rihubutse nka hehe ngo rize ryikubitaho ngo oya, naryiswe kubera ko Imana yankundaga koko. Umubyeyi wanjye yari yatebye aravuga ati umwana Imana iramukunda, niyo mpamvu ngende ihagararaho. Ndabizi neza ko nta kintu na kimwe cyambaho kibi ntabanje kukimenya, kandi ndabizi neza ko nta n'ikintu watega ngo njye kimfate kubera ko nizera Imana, kandi Imana niyo ibasha gukora ibyo byose. Imana iri hejuru y'izindi mana zose, iri hejuru. Ibyo ngibyo wakora guys nta kintu byakumarira. Ndabizi neza ko harimo umuntu udukurikira buri munsi, sinzi ukuntu namuvuga, gusa wari wagerageje kubikora, ariko icyiza nuko nabyaye. Ubuse ntabwo mwarwa, usi urebye nk'iyo ubonye mvuye kwa muganga nkavayo mfite umwana muzima utarifuje ko tuvayo, uba wumva nta soni bigutera, wumva nta kimwaro ugize wowe ubwawe. Usubwo ntabwo wempreminga, ahubwo ngiye ko aribyo binsetsa. Navuze ngo ikintu cya mbere kibaho ni ukwihangana. Nje narabimenye, ariko mbimenye sinari bukora ikiganiro kuko nari mbizi ko still uzapfa kwa muganga ndi muzima kandi nkabaye n'umwana ari muzima, kuko ndabizi neza ko Imana nsenga itari bayari, ntabwo ihwanyije imbaraga n'izo mana zindi nizere. Rero reka uwo muntu mureke, kuko ndakeka yaramwaye, n'ahari amware, yumve ko twarabimenye kandi nta kintu byadutwaye. Naragiye mbyarasha neza cyane cyane cyane, uburibwe nagize n'ubwo abandi bose, nta kintu na kimwe nigeze mpura nacyo cyabangamiye ubuzima bwanjye. Ikindi guys, kamanze mbabwire neza ko YouTube nta muntu n'umwe igira imita kugira ngo ufungure channel. Mwafunguye channel aho kugira ngo ujye guhakinga iz'abandi. Ndababwira mbabaye, sibyo? Ni iki gituma mudakora channel zanyu mugashaka guhakinga iz'abandi? Ese wumva ko nutwara channel ya Johnson Oliver uzayikoreraho ukumva ufite umutima utuje? Ahubwo se wumva ko yenda uzanayigurisha, ariko se uzumva ufite umutima utuje utaguciriye urubanza? Ubuse ubikoze ngafungura indi none ikanarebwa cyane kuruti, wakongera nayo kayihakinga. Ndiki gituma mugira imitima mibi? Niki gituma abantu bagira imitima mibi? Mu by'ukuri inshuti zanjye ntago imwe ndi kubwira, ndakeka ko umwe urimo mu babikoze ari bwumva icyo kiganiro, kuko umuntu burya umuntu ukwanga agukurikirana buri munsi, amenya washyize hiki, wakoze iki, wagiye aho wagiye. Umuntu wese ukwanga aragukurikira, akagukurikirana mu byo ukora byose, ibintu byose. Ariko se usibye no kuvuga ngo ukwanga, umuntu yanga undi gute ataramureba? Wakanga umuntu gute utaramureba? Mwaretse basi umuntu ukabaho kuko uziranye n'umuntu, ntubeho kubera ko sinzi ukuntu nabivuga, njyewe wumva nuko byandenze. Ugasanga umuntu arahagarara akavuga ati iriya cana akayigera amashoka, ako si ibyo ngibyo mubona bizabageza kuki? Ni hahandi uzayigeza amashoka nkori, nugira n'imbaraga zo kwihakinga ukayitwara utware. Kuko burya buri muntu wese Imana imugenera ikintu kizamubeshaho, kandi ikintu ubuzima bwe azabona. Ubwo wayitwaye simbashe gukora indi ngikore, ubwo naba mvuga ko urugendo rwanjye rwa YouTube rurangiriye kuko Imana ariko yabigeneye. Ariko ndakeka ko Imana itabyemera, kuko ntago Imana yakishimira ko abanzi bacu badukina ku mubyimba, batwishima hejuru, kuko niko Bibiliya ivuga. Ntago Imana yakishimira ko abanzi bacu batwishima hejuru. Ntago Imana izemera ko igenda mu by'ukuri bitari biri muri gahunda yayo. Igihe cyayo nikigera izahagarara, ariko ntago mbabwiye ko igiye guhagarara, kuko ndakeka igihe cyayo ntikiragera. Igihe cyayo nikigera, ahari sinzi ko bizagenda, ariko
ntago nagara aka kanya shiri, nagara aka kanya, ibyo ngibyo wakora byose nagara aka kanya, ibyo wayivuga byose, ibyo wayikoraho byose nagara aka kanya. Ugasanga umuntu yakwibitsemo inzika, mu by'ukuri nta kintu mupfa, ahubwo muri iyi si bisigaye bigoye, kuko ukugirira neza n'ukugirira nabi ntabwo umenya kubitandukanya. Mu by'ukuri bajya bavuga ngo nande urivugirizwa ubusa ku musozi, ariko tujye dukemanga cyane kuri iyo nduru yavugijwe nande. Ese uwayivugije koko niwe wagakwiye kuyivuza? Usanga muri iyi minsi umujura ariba akagenda atabaza ari we, kugira ngo uwo ahura nawe wese amujijishe amunyureho. Ugasanga aragenda atabaza ati dore umujura imbere yanjye, kandi mu by'ukuri niwe bari kwirukaho inyuma, ariko nawe yagera ku bandi akabereka ko nawe ari kwiruka ku mujura, mu by'ukuri kugira ngo acike. Ariko se usibye ko umuntu aba yacecetse, umuntu utatse akenshi muba muzi ko ari we wababaye. Impamvu mbivuze, hari igihe ureba ikiganiro kikaguha nk'imbaraga zo kugira ngo uvuge, nawe ube wavuga nk'ibyakubayeho. Sibye ko njye ntaje kumeshoninga abantu nk'ubutwari Clara yagize, ariko mu by'ukuri hari abantu benshi bagiye bakora izo defu, icyo kintu. Hari abantu benshi bagiye bakora icyo kintu, njye nkabibona ngaceceka. Sibye yuko nyine njyewe mba nifitiye imbaraga zo guceceka ugatuza, ariko mu by'ukuri umuntu utabasha gutuza agakwiye kuvuga. Ariko ugasanga umuntu araguhemukiye, yamara kuguhemukira akavuga ko akavuga agakora ibiganiro nk'icumi. Ntabwo ndi kuvuga Clara, njye hari undi ndi kuvuga pe, ntabwo ndi kuvuga Clara. Clara yakoze ikintu cy'ubutwari, ni nawe watumye wampaye imbaraga ziko nakora iki kiganiro, kugira ngo basi umuntu yirebe nawe yigaye. Ugasanga umuntu agahagarara akavuga iki, agakora ikiganiro kimwe, agakora icya kabiri, kandi sha muri iyi minsi ibiganiro nk'ibyo birarebwa. Ugasanga bahise bakompureminga, kandi mu by'ukuri umugani wa Clara nta muntu utuzi, tubiyereka uko dushaka kuri kamera. Hari abantu bazi kwiyoberanya, mu by'ukuri ntabwo ari bose, ko nanjye nk'uko niyizi ntabwo nzi kwiyoberanya. Ariko muri iyi si hano hanze noneho kuri ibi bintu aba bakozi ba YouTube mubona twese mureba, mu by'ukuri usanga urukundo rurimo hagati yacu ari ruke. Kubera iki? Ntabwo mwahurira mu kazi ngo mube n'inshuti, kari ikibazo njye nibaza. Ntabwo twahurira mu kazi ngo dukore tube n'inshuti, ahubwo tuzahurira mu kazi dukore just turi abakozi nk'akazi. Uziko n'abantu bakora muri company imwe baba inshuti, ahubwo ugasanga umuntu mu by'ukuri nta bundi bushuti ashaka, araguhamagara ati dukore, mugakora, bikarangiriraho, ugasigarana nimero nk'umurimbo, n'undi agasigarana nimero nk'umurimbo muri telefone ye, kandi mu by'ukuri mwagakomeje mugakora, mukazaba inshuti birushijeho, mukazamenyana birushijeho. Erega muri iyi si ubushuti nibwo bwa mbere bwubaka. Ahubwo ugasanga mu by'ukuri aho kugira ngo mukorane ashaka ubushuti, murakorana ashaka views, murakorana akugera amashoka avuga ati yaba byagendaga gutya, yaba aramurushaga views, yaba aramurushaga. Guys, competition ni iki? Mwaretse tukabana neza, tugakora nk'inshuti, nta muntu wambabaje, nta muntu naje kumenshoninga, ahubwo ni ibintu nayimaze iminsi mfite muri njye. Shamwe abantu mwe rero, abantu igihe cy'ikiganiro gikoze kugira ngo twunge ubumwe, sibyo? Wireba umuntu ngo umubonemo inyungu, murebe wumve ko hari ikindi kintu yakumarira kiri inyuma y'akazi. Ashobora kugira ikintu akumarira. Abantu bose ntabwo batanga ubushobozi bw'amafaranga. Yenda ushobora kureba umuntu ukumva uramusuzuguye ko umurusha amafaranga cyangwa umurusha ikindi kintu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo kintu cyonyine muri iyi si dufashanya byinshi kandi bifite agaciro, bifite akamaro. Rero reka mbabwire ngo mureke tubane nk'inshuti, sibyo? Njye nkunda kubwira abantu ngo ngira umutima ukomeye muri iyi si pe, ngizeho ko ngira umutima ukomeye, kuko rega umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi byamubabaje bitari ibi.
bitari ibintu biri hanze aha. Rero mukabyara mwe mureke dukundane, simbwiye abayutubazi gusa, ndi kubwira n'abantu mwese. Umuntu ugerageze kwihangana, ugerageze kwihangana mugenzi wawe, ugerageze kumubera inshuti, ugerageze kumubera inshuti itari uburyarya, ariko apana bya bintu by'abanyarwanda aza akagucaho gusekera kandi mu by'ukuri mu mutima ibyo bintu sinaga ari sawa, ibyo bintu ntago ari byiza. Ntago nkoze iki kiganiro kugira ngo gusa mpe kuba navuga mu bice amazi, ahubwo hari isomo rikomeye mushobora kwigiramo, hari n'isomo rikomeye mushobora gukuramo, kuko mu by'ukuri Imana yaturemye nizi igihe cyacu, nizi igihe tuzarangirira, nizi igihe tuzavira kuri iyi si. Ntabwo wowe uzatega ngo utege ibintu cyangwa woherereza umuntu cyangwa ujye mu bapfumu ujye hehe ngo umuntu apfe. Mu by'ukuri ntuzi igihe Imana yagennye ikazavira ku isi. Rero wowe urishuka cyane kuko Imana yacu yonyine izi byose, kandi ifite ukuntu izaturema ikakugirira neza, ikaguhungisha ibyo bintu byose bagutega, ikabigukuriraho kugira ngo ubashe guhagarara ushikama kandi ubashe kumenya neza. Rero guys, reka mbareke mugire ibihe byiza, mbabwire ngo murabeho, mugire ibihe byiza. Tuzagaruka ejo bundi. Abantu bangije prank nzayibakorera, nzabishyurira James, ngo munsengere gusa. Imana impa ibitekerezo, erega kubitekereza biragoye. Cyangwa abantu banyandikira inbox, mujye mu basi munyibira mugeta akakana uzagakora. Ni kuri yagiye gutekereza bigoye, noneho uzi gutekereza uri kumwe n'umwana ngaho, uri kumwe usanga aho, uri kumwe ibikoma ngaho. Guys, munambwire ko natangiye kunanuka. Biragoye kunanuka, ariko ndakeka menye uko naje kwa muganga neza atari ko nyine ngira ngo ndi kunanuka, simbizi. Muraza kumbwira muri comment, mukomeze mudukunde, mudushyigikire, mukore like, mutere comment zanyu, mukore subscribe, mudukunde, mudushyigikire. Shamana yanjye turabakunda natwe, kandi Imana ikomeze baduhe umugisha mwinshi. Bye bye. Rukundo wamiriye sanga n'aba